Kristo Yesu ubu dufite amahoro yuko tutazacirwaho urupfu rw'iteka namba dufite ibyiringiro by'ubuzima bushya bw'iteka n'iteka ryose. Okay, urakoze cyane muvandimwe François mezute twaramutse neza. Okay, Imana ishimwe cyane. Imana bw'ikibanzo kuri ndumva nezerewe cyane kandi no kuri abadukiza amatwi bose mu by'ukuri bakishimye bakanezerewe ko François burya ntabwo dukwiye gufata isaha n'imwe ngo tuyihe Satani. Amasaha yose 28 n'umunota wo gubone nawe amasaha 28 yose François twagahimbaje Imana. Ijambo rivuga ngo dushima Imana kandi muri byose duhure dushima. Kiretse nimba utazi isezerano turimo, kiretse nimba utari muri Kristo, ariko biraba ngo mwishimire mu mwami kandi mwishimiremo ibihe byose. Rero abari muri Kristo Yesu dukwiye kwishimira igihe cyose. Ntugafate isaha yawe, ntugafate umunota wawe ngo we Satani mwiwe au profite ujyaho wigunge, ujyaho mu maganya. Oya, ibyo ngibyo ntukabikora bwo ujye uhimbaza Imana. No mu bintu byose uhimbaza Imana kandi uzajya ubona impinduka idasanzwe mu buzima bwako. Imana yacu yahambaye kandi Imana ni nziza mu by'ukuri. Rero isezerano turimo ni isezerano ryo guhimbaza no kubyina nubwo byabikomeye. Ko yaravuze ngo nimubona mugura igitumu nibagegeza bitari bimwe mujye mwishima munezerwe. Ubundi bya ntago si ibintu byumvikana mu isi bigaragara, ariko ikiremwa gishya umwana w'Imana kora ko ubuzima bwe bufite inkomoko. Ubuzima bwe bukomoka mu ijuru, imibereho ikomoka mu ijuru. Rero n'imvugo yikomoka mu ijuru, n'imyumvire igomba kwikomoka mu ijuru. Amahoro afite sa amahoro isi itanga, n'umunezero afite si umunezero isi itanga. Niyo mpamvu rero ubuntu wavutse wa kabiri akwiye gushima Imana muri byose. Tudatinze François yanyango tugane ku isomo ryiza cyane. Tuganiza abana ku mategeko. Amategeko ni meza cyane. François, amategeko isomo rikunze guteza ibibazo byinshi cyane. Bigateza impaka nyinshi cyane na Paul yavuga ngo ntimukajye impaka z'amategeko ibintu byo ngibyo. Ariko François, ijambo ry'Imana uko rimeze kose riraryoshye. Ikibazo iyo umuntu atava ku kabiri ko bagitwikizo cyo kimuriho, buri munsi bibira ayumva mu rupfu. Yumva mu rupfu. Wasoma Yesu ukamumva mu rupfu. Wareba Yesu ukabona afite inkota aje kwica. Ahantu rwose ntubona yumvaga. Ahantu baba ngo Yesu araje ngo abatwike. Wasoma urukundo rwa Yesu kumva urupfu. Wasoma imbabazi ze kumva urupfu. Iyo umuntu atarava ku kabiri bibira yose yumva urupfu. Ariko iyo umuntu avuze ku kabiri François, iyo usomye gura mu itangiriro wumva urukundo rw'Imana. Wasoma amategeko ya Mose nayo ujye usanga mu rukundo rw'Imana kuko naho harimo Yesu, harimo Yesu. Ibyanditswe byose bivuga Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ni umunezero gusa. Ariko abantu benshi cyane usanga bumva mu rupfu kandi mu by'ukuri banigisha urupfu. Niyo mpamvu byumva abantu bigisha bakangata cyane bavuza induru bakanga abantu wenda bavuga ngo murapfuye. Amategeko yo nayo nubwo akunze guteza urujo rwinshi, mu by'ukuri amategeko ni meza François. Ni meza. Ubundi amategeko bwayo agomba kubaho. Amategeko agomba kubaho mu buzima busanzwe. Wenda sino kuvuga ngo wowe bisobanure, wabisobanura cyane ko amategeko arayize ku buryo ngira ngo buhagije. Sibyo ko diploma ufite amategeko ngira ngo irambaye. Rero ngira ngo ugiye kwigisha amategeko mu buryo busanzwe, François, amategeko ni meza. Ni meza. Gute se? Amategeko ni meza kuko muri societe zose mu bihugu byose bagomba kugira ibintu bagenderaho. Ikintu bagenderaho kibayobora, kigenga imikorere yabo, kigenga imibanire. Ibyo bigomba kubaho byanze bikunze kugira ngo hataba kavuyo mu bintu byose. Arakoze cyane. Kugira ngo abantu babeho mu buzima bufite umurongo muri make, amategeko niyo agena umurongo ngenderwaho. Nimba ari iterambere runaka hagomba kuba amategeko. Okay, hari NGO nangiye gutyo nkoramo. Sibyo? Wenda se igifashe ibintu by'amakoperative nk'ibyo ngibyo. Amakoperative nawe yo agira amategeko ngenderwaho. Kubera iki rero? Amategeko akirwaho kugira ngo bigende biti, kugira ngo ubundi bujya no kugira ngo iterambere ryabo ridahungabana. Kuko ahantu hatari amategeko mu by'ukuri harakaduva harakavuyo. Ntibagira umurongo bagendera. Nta murongo bagenda bufite. Amategeko no kugira ngo anoze iterambere ryabo ribe rigize mu by'ukuri. Muri make burya amategeko abe kugira ngo asibye kugira ngo ibintu bigende neza. Ni mpamvu byaba ari ibigo by'amashuri ari amategeko. Haba amasosiyete ari amategeko. Haba ibihugu ari amategeko. Ariko burya amategeko yagiye gushyirwaho François. Amategeko ashyirwaho bigende bisingiye ku muco abantu bafite. Kuko amategeko agomba kuba aboneye abo bantu ari mu muco wabo.
ni nabo bayishyiriraho bayashyiraho kandi avuye mu bwenge bwabo avuye mu muco wabo kandi impamvu ntabwo bashyira amategeko mudashoboye cyangwa se uteza ibibazo ko ntacyo bamarira hari igihe mu by'ukuri hari nk'igihe njya numva abantu bakunze kugaya amategeko yacu y'u Rwanda ukumva umuntu wese aturutse hanze iyo ngiyo ngo iwacu ngo twebwe ngo iriya ngo moto usanga ngo uriho ngo abantu ngo batandatu ngo bapakiranye ngo n'umugore utwite ukana ngo nta kibazo ibyo bintu kuko burya igihugu kigira umuco wacyo n'amategeko yayo ibyo bintu mu Rwanda ntabwo bitubera ifaranga kubona umugore utwite n'abana bangahe abantu batandatu barindwi ngo kuri moto ibyo ngibyo twebwe ntabwo si umuco wacu nk'abanyarwanda rero hari igihe abantu bashaka kutwangisha ibintu byacu n'amategeko yacu sibyo ntabwo ari byo ntabwo wafata amategeko y'u Rwanda nawe kandi rero ngo yabatsirege mu Banyamerika ntabwo ari byo ntabwo wafata amategeko yacu ngo yatsirege mu Banyakongo bafite ibyo barya imibereho itandukanye rero iki kintu amategeko mu by'ukuri abire kugira ngo anoze ubuzima bw'abantu ibintu byose bigendere ku murongo nta kaduruvayo rero uwagaye amategeko ubundi abantu bashyiraho yabaye n'umuswa atazi n'icyo kwanza ntibirashoboka ntabwo wayagaya kuko nabo ubwabo iyo batekereza kuyashyiraho baba babona ko abafite akamaro rego amategeko ni gahunda ni ugushyira ku gahunda n'urugo ubwarwo rugira gahunda burya amategeko rero hari amabwiriza ibintu byose mu by'ukuri bikwiye ngo ugende mu murongo muzima bimwe bidaciye ibumoso ibindi ngo bijye iburyo bisaba iki bisaba amategeko ariko amategeko mu by'ukuri nk'uko tumaze kuvuga amategeko bisaba iki ngo bisaba ngo abe ari iki babe anogeye abantu sibyo amategeko avuye muri bo akozwe nabo burya rero si n'amategeko yasanzwe hari n'amategeko yandi nk'amategeko ya za shimi na za fizike buryo ufashe urukwi ukarutwika rugomba gushya ni burya n'itegeko rya shimi naryo kandi nimufashe ibuye ukaritera hejuru riramanuka igihe hamwe warizanye ni umugabo witwa Newton ngo yaryanye munsi y'ipapayi asinziriye ari kuruhuka agiye kumva yumva ibipayi yamutse mwikubiseho haba ku kintu kivuye hejuru kikanye kubitaho ahita banga ari imbaraga za rukuruzi ya loi de gravité bavuga so rero ibintu byose mwisi n'amategeko masa none François rero mu by'ukuri kuko amategeko ari meza mu by'ukuri kandi amategeko ni meza fara ni meza ako fara uzi kugira ngo akamubwiye nk'urugero nubwo je ibyo ntafitemo intuza cyane ariko nanjye ntabwo ndinjije uri kumva urabizi uzi nk'ubu mu Faransa ushobora kushakira umugore n'ahanga mu gihugu ukabyara abana iyo kikagira ukajya nko muri Sudani sibyo wa mugore wese ni mukiri kumwe yarapfuye wagereye naho ukabyara ugashaka umugore nawe muhuye uvuye muri Amerika nawe mugabo mukabyana abana muri Sudani mukabyana abana nawe mugore nawe akaza yarabyara abana umugabo yarapfuye uzi ko itegeko iyo mupfuye mwese uzi ko itegeko rishyiraho uburyo buri mwana abona iki umugabane we mu mitungo yanyu n'amategeko izungura mpuzamahanga kandi icyo nacyo amategeko ni meza cyane rero François kumva gutyo amategeko abantu bagira ngo n'Imana niko biteye ariko mu by'ukuri Imana byo biratangara cyane kuko amategeko y'Imana ahabanye cyane n'amategeko y'isi n'umumaro wayo biratandukanye cyane mu by'ukuri biratandukanye iyo turebye nk'amategeko yaje amategeko y'Imana Imana duhaye iyo usomye Ezekiel 20 umurongo wa 25 nyumve yo amategeko yo kundatenda ukomeze Ezekiel 20:25 ngo nuko mbaha amategeko atababonereye n'amateka atababeshaho kandi mbandurisha amaturo yabo kuko bacishije fura zabo zose mu muriro kugira ngo mbahindure ingegera babone kumenya yuko ari je Uwiteka. François iyo ndi kugira inama ya makoperative gutyo sibyo dufite ibintu byinshi dukora kuko gutyo muntuza twe turabura kabisa ikintu cyitwa itegeko kikaba itegeko kandi barabishobora mu by'ukuri kuki tubikorera tujyanga no bahinduka abakiri kuko makoperative nta kindi amaze no guhindura n'iki abakiri niba muto amategeko ababonereye ariko Imana yavuze ngo hano ngiye n'ama mategeko atababonereye uri kumva mbana amateka atababishaho sibyo kugira ngo mbanduze mbahindura iki ingegera none se ko amategeko aza kugira ngo bahinduke abakire aza atuma babingegera aza kugira ngo babingegera ni kubera iki rero François niyo mpamvu ijambo ry'Imana n'iry'Imana ntabwo ari nk'iry'abantu amategeko y'Imana yaje afite indi ntego yindi iyo yaje aje guhindura ingegera abakene abatindi abanyabyaha rw'imbyi kugira ngo bakire ubundi bukire butavuye mu kubahiriza mu mategeko yabo ahwanye n'imico yabo ahubwo ubukire buvuye
ku mana ubwayo bitavuye kunuza isomo ry'amategeko ubwayo riraryose cyane riko abantu batabizi rero amategeko ntabwo yanze kugira ngo bahinduke abakire ku mana kugira ngo ubu umukire bivuye mu mategeko cyangwa se ubu umuntu utunganye ahubwo imana yo ngo ujya kuzana amategeko yazanye amategeko atatubonereye atari mu mico y'umuntu uri kumva kandi tuza kureho twihuse atabonera umuntu atari muco we atari mu bwenge bwe muri make turaza kubireba rero niyo mpamvu mu by'ukuri byarangiye imana ivuga ngo ndashaka kubahindura ingegera njye witeka ngaragare ko ari Uwiteka nyine kugira ngo ujye gucyanka kwanjye aguhishuke sibyo atari gucyanka ku muntu iki ni ikintu gikomeye cyane igishegeje kandi nuko imana yarayabahaye barayemera barayishimiye cyane barayishimiye cyane ariko isezerano rya kera ahantu bitangira sinzi nimba batubona nk'umurongo uri mu nk'isomye umuntu uza mu kuva nk'umurongo wa bice bingahe ibice ngira ngo 19 wageze 19 umurongo wa 5 n'uwa 8 gusa wa 5 n'uwa 8 none ni mu nyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko batoranije mu mahanga yose uko isi yose ari yanjye kandi muzambera ubwami bw'abatambye n'ubwoko bwera ayo aba ariyo magambo ubwira abisirayeli hanyuma wa 8 abantu bose basubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora Uwiteka yavuze byose tuzabikora abantu François ntago bazi isezerano rya kera ryatangiriye uri isezerano rya kera ngiringi naho imana abiye ngo ndashaka ko mumbera ubwoko bwaturarijwe ishyanga nshaka kwigagarizamo ariko rero ikiduhuza n'iki ni amasezerano ni amategeko ubundi isezerano abantu banabyumve neza ni nkuko no mu mategeko nko twabivuze kontra kugira ngo abantu babyumve neza imana babyumvikanyeho ntabwo yabahaye ku ngufu wapi yaba propose ibaremera murashaka ubwoko komeye dore ngibi none se amasezerano yanjye mwayubahiriza kazabahindura ishyanga riri hejuru ari mwana wese cyane rero amategeko yanjye mugomba kubahiriza atavuye mu narime Mose rero yabizanye soma mu ngo ibice 24 mu 3 mvuko bavuga 24 mu 3 Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora urana François hano imana izana amategeko izi neza ko yazanye amategeko iri kwibwiriza kiyeri tidira abantu kuno bari kandi fra iyo usomye ni no gutegeka kwa 28 28 ari imigisha ko imana imigisha cyane ryose yabashituye ati muzaba hejuru gusa sibyo muzaje umugisha mu cyumuvuge umutsima muzaje umugisha mu majyana mu mazi muzaje umugisha mu mirima hose bakemura kumva ibyo rero babwiye imana ngo umva tuzayubahiriza yose bose bavuze iki icyarimwe ariko uziko batigeze bita ku mivumo yari yanditsemo ishwi bashaka iki ntibigeze bayireba icyo kintu ntabwo kigeze kibaho ntabwo bigeze babikora ariko imana ishimwe cyane yuko umutima w'imana imana yaje gukora iki yaje kugaragaza imana yahabwa icyubahiro iki ni ikintu rero cyiza cyane ni ikintu mu by'ukuri ni isomo rihambaye cyane ariko farara mu by'ukuri barabure kumenya ngo iri ni ryo sezerano rya kera ahangaha niho ryatangiriye n'isezerano rya kera ryatangiriye nk'uko bivuze yani kontara abantu bagiranye nande bajyanye n'Imana bajyana ubumvikana ubundi ni ryo sezerano rya kera yes ni ryo sezerano rya kera ariko François rero iyo tuje kureba Imana intego yari ifite kwa kugira ngo ibakize bahinduka bakiriho umwuka babanyamugisha Imana kuko iyo urebye mu gutegeka kwa kabiri usanga yabasezeranyije mu by'ukuri imigisha usanga gura ku murongo wa mbere kugeza kwa 14 ariko gura ku murongo wa 15 kugeza mu 36 ndakangaye ni imivumo misi imivumo gusa rero mu by'ukuri iyi migisha yose turebye nta numwe babonye ahubwo Imana wamugane byarangiye bahindutse iki ibivume bahinduka zangegera kuko mu by'ukuri Imana François amategeko soma baroma nka 5 umurongo wa 20 twumva ukuntu bavuga Abaroma 5:20 reka nageze ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire nyamara aho ibyaha byaguriye naho ubuntu bwashijeho gusaga amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigute bigwire nigize kwaza umuntu ninde wazanye amategeko ni Imana none se Imana yashaka iki mbona ari iminwa ariko Imana agira ngo igwize iki igwize ibyaha
none sinamuzi urema ko ibyo byagujwe n'Imana mbona agize gutarime ariko reka François nkubwire ubundi ubona se suko Imana yagujije ibyaha kugira ngo yongere umubare wabyo uri kumva kino kintu ahubwo already abantu baramanyabyaha ariko badafite amategeko mwizomye haruguru mu murongo wa 13 turavuga ngo amategeko ataratangwa icyaha cyahoze mu isi ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari gucya kuruhere kuri Adamu ukageza kuri Mose urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'icumuro cyane cya Adamu n'ubundi umuntu amaze kwaca umutima Satani amaze gucumura yarangiritse aho umunyabyaha burundu ariko Imana ishaka kuzamucungura rero ngo umuntu ko kuriagakiza nzamugenze reka mu amategeko sibyo ariko ni mu amategeko atamubonereye amwereka iki yashusho y'icyaha biratangaje cyane rero iki nicyo gikunze gucanga abantu rero kuko bakumva amarse no amategeko ko ari meza cyane amategeko ni meza nyine ariko twebwe turanduye nk'usomye hakurya 7:14 Paulo yavuze ngo tuzi uko amategeko ari umwuka ariko genda iki ndo wa kamere ndetse nagure gutegekwa n'ibyaha amategeko y'Imana n'ayera no rero hano iyo turi kwigisha ubutumwa bwiza ngo se ngo mashaka kugumura abantu ngo mujye gutengo no amategeko ayangaya yacu y'ibihugu sibyo y'imico yacu y'igihugu cyacu imibereho yacu amakoperative y'ubuzima bwacu niyo twashyizeho aratubonera ari mu maraso yacu ari mu muco wacu oya kandi iyo tunaniye turayahindura ukuntu bitewe nuko ibintu bigenda bihinduka n'aya mategeko basanga amategeko nayo arahinduka imyumvire ihindutse n'amategeko nayo arahinduka so rero iki kintu abantu bakukitanya ariko ari Imana yoyo itegeko y'Imana kuko François mu buzima busanzwe hari amategeko akora ku bantu bakuru abantu bafashe irangamuntu sibyo ariko amategeko y'Imana sibyo ari umuntu wese mu gihe cya kera yajyaga bumva ni urubyiruko rwavukaga bajyaga bumva Mose ngo abwira abantu amategeko ababwira urubyiruko nati mwabana mwe reka mumenye icyo Uwiteka yavuganye n'abasokuruza umuntu wese wimaga ati mwarubyiruko muze mumenye hari isezerano mwese tugenderamo hari itegeko ritugenga hari itegeko nshinga ritugenga twese rero nange mujye gutebera bareba uzasanga bagiye bigisha gutyo rero mu by'ukuri ugasanga itegeko ryo ntabwo rivuga ngo ureshya utya ufite imyumvire ntabwo reba imico ntireba ibihugu rero ni ry'Imana kandi rirera kandi rero ryahawe umuntu ugize gute wanduye yaranduye akufara kamubwira abantu bakunze amategeko nibatubwire abantu batavumba umutima Yesu yize kubwira umuntu umwe umunyamategeko cyane nyine umusore amwishesheretse ati niki nakora ngo ninje umugambi w'Imana ati se uza amategeko ati none se icyo usomamo niki usomamo ubugingo cyangwa usomamo urupfu ubundi amategeko y'Imana François bidasomyemo yuko Imana z'amategeko kugira ngo dupfe kuko amategeko yaniye gupfa amategeko yaniye gupfa niko Paulo yavuze mu ba nimba ni mu Bagalatiya nyirango Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 19 amategeko yaniye gupfa sibyo yamuteye gupfa yaramwishe amategeko yataza ntabwo ari gupfa ubundi Imana yashatse kugira ngo rero dupfe gute rero ubundi François amategeko yaje kutwereka ko turabya byiteka ryose oya niyo urebye hari Abaroma 3:19 asuzumire twumve ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha none se fara ijambo ry'Imana igwarihindura itingiri ntacyo wahindura amategeko yavuga byose abibwira abagitwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kari guti kazibwe baceceke kandi kufra Yesu nawe yaje kuyakomeza ahubwo kweli ngewe nabaha amategeko atabonereye Imana sibyo twahaye Mose ubwa mbere kugira ngo mutsindwe mu bingegera none murakigira abakiresha kandi nta murakita ngo muratunze mutunganisha bice mu mategeko yerekana imbereke sasa rero Mose ubwo rero abatarasambanye muzi ko muri intungane ubwo rero abatarishe muzi ko muri intungane iyo usomye kanga tigewe sibyo abakera bavuze ntukice iyo usomye Mateyo 5:21-22 ya mwumvise ko byavuze ngo ntukice genda kubwira yuko nurakarira mugenzi wawe uzawishe nubwo umugenzi bimwe dukinisha wamupfuwe wagicucu bazagufatana ngo gushyira bakujyana mu rukiko ukatirwe urwa Gehinomu kimwe n'uwicanye
kandi mwumvise ko abakibazo ntugasambane ubu rero abatarasambanye harabavuga ngo ntibasambana naho agira atya nk'umukobwa yahitaga akavuga ko nta kibazo kandi icyaha cyose ako Yesu avugaga rero yuko mu by'ukuri yagiye ngo twese dushye mu gatebo kamwe nyamamba abafarisayo bafashe umugore ufashwa asambana bavuga ngo twishingikije kuteka rya Mose uyu muntu agomba guterwa iki agomba guterwa amabuye bari bagaze kuteka rya Mose ariko Yesu nawe abazana itegeko rye bose bashyira en general muri mwe udafite icyaha iyo yibeshye ko bamutarasambanye boye ariko babona kuko amatarasambanye ariko rero umutima wawe wabacumiza kuko François umura w'amategeko nuko ngo twese dutsindwe urubanza bari abantu no kubaza Yesu ngo none se ko natwe dusanze tubanyabyaha rero reka turebe igisubizo agiye guha umugore ibibazo agiye kumuha natwe tuko iki tuzakiri ubase bacaho bajya kwishakira iki gukiraho kwabo umukiza barakwepa kuko bategeko François kugira nubwo amenyekanisha icyaha hari undi muntu mwiza cyane mukina akora bisomye Abagalatiya 3:23 buri mushorera kuza kuri Kristo kugira ngo nitumara kugerayo dutsindishizwe nawe kandi dutsindishizwe nawe iyo tumaze gupfa umushorera ugahita uhagarara agahagarara rero ikibazo abantu benshi ntabwo barajya kuri Kristo kuko amategeko ntabwo yabatsinze impamvu mu bantu bavuga amategeko murashaka kuyakuraho murayarwanya ayisi nayi ngo yanditswe ku mabuye n'urutoki rw'Imana ntabwo bayazi ubundi uramutse umenye François yuko wowe already uri wa kamere ntabwo wakakorereza amategeko waza umuntu ngo amategeko y'Imana kuyubahiriza uwera wowe uwera ntabwo ndi uwera none se amategeko y'Imana kuyira yavuye ku Mana wowe wayubahiriza ubundi se ko Imana yavuze ngo ngewe uyazanye ndabizi neza ko atakuboneye hana yuzacu ko nyazanye ngo guhindura ingegera ko nyazanye ngo kuzibakanwa ko nyazanye ngo utsindwe ko Yesu yavuze ati abakira baravuze ngo ijisho riherwa irindi iryinyo kurindi giye ndavuga ntuzabuza umuntu kugira nabi ukubwa ati imishati yawe atari korera cyane ipantaro kujya muri biragoye ko subundi ko banikora aya mategeko iyo urebye neza umubare wawo iyo ubona wayashoboza amategeko ubundi mu by'ukuri François iyo yarambo yose 313 wayahina kabicumi ariko nayari mabiri Yesu yavuze ko ari mukurisha Imana n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi kuri mugenzi wawe kuko wikunda sibyo ubwo se kuko ubwo rero bivuze ngo nibujye kurisha Imana n'umutima wose wawe wose nta kintu uzatekereza ubwenge bwa nta kintu ugomba kubujyanaho nta no kubana wawe nta no ku mugore wawe ariko ibyo ngibyo ni itegeko ridashoboka umuntu wa kamere uretse Yesu wenyine ufite kamere y'iki y'ubumana no François kugira Yesu nawe yaje gusoza amategeko bundi ni umumaro we burya niyo biri tubwiye ngo amategeko Yesu yaje kuyasohoza nuko biri yavuga abari 8:3 ngo ibyo amategeko yananiwe gukora kubwo intege nke zayo za kamere yacu Imana koze iki yarabisohoje ubwo tubaga umwana w'Imana waje ufite indi kamere y'ubumana François niyo waje kuri iki yubahiriza amategeko ko Imana bishakaga ariko si uko bishaka nuko Imana yabishaka kuko nabirebye wasanga Yesu ayabatana barije wibaje amategeko y'Imana uko Imana bishaka arangije kwa gukeruka kwe gusozwa mu mitima yacu twebwe abatari bya kamere y'umubiri abatita abadashingira ku myumvire y'isi ya kamere abita kujya muri Imana gusa ari bo banyamwuka birangiye byere gute birangiye ya mategeko yose asozwa muri twebwe no burya François burya amategeko y'umusirano rishye arahari iyo umaze gupfa ku mategeko ariko bisa ngo ubanze upfe upfe kuko François kintu Imana yakoze yusomye abaroma 7 Imana ivuga babaye cyane ivuga ibintu by'ubusambanyi hagije muri ngo abasambanyi n'abatizera n'abanyabwabo ntibazarimbuka abantu bakaza ngo wese n'ubusambanyi cyane bw'uyu mubiri ishwida n'ubundi busambanyi Imana ivuga ngo yusomye igice cya 7 havuga hano yuko ngo mbese bene data muza amategeko ntimuzi ko amategeko atwara umuntu gusa akiriho uri kumva muri François amategeko atwara umuntu gute akiriho rero ubundi abantu bari mu mugani batokora amategeko sibyo ariko rero twebwe rero Imana ivuga ngo twebwe twarapfuye kuko umugabo nicyo gituma amategeko ahambira iki umugabo ku mugore we akiriho ariko yamaze gupfa se birangiye natwe rero mbere umugabo wacu arindi yari amategeko none Yesu amaze kuza dushirwa muri inde François muri Kristo turishwa bati gute se uzasoma Abakorinto 2:5-14 Imana yavuga ngo ubwo Yesu yapfaga twese twari dupfuye Imana yaratwishe muri Kristo isi yose abantu bose bari bapfuye burya rero Imana yagira ngo ikoki yagira ngo itwice dupfe ku cyaha dupfe ku mategeko
yaratuboshye burya akanwa kazi kugira ngo wamushorera ngo dupfe ku mategeko wamushorera ahita asubirayo urigeze ku mategeko irize kuri Kristo amategeko yakujyanye ni ngo vayo nje kugukiza vayo mujyane mu rukiko muri urukiko amategeko polisi y'amategeko dufasha mu ngoto yatujyanye kwande kwa Kristo nkuko wa mugore agize gute Nubwo amategeko yagiye tuziritse tuziye kwa Kristo rero nimuze mbere kaho mbajyana dusanga Kristo niwe ukize wiki wamuvuma mu mategeko Francisco Sonye bagati 3:13 aravuga Kristo yaducunguye kugira ngo dukize umuvumo wiki w'amategeko ubundi Francisco amategeko nta nubwo amategeko abantu bazayica ubundi bamaze kwica ubundi bamaze no gukatirwa nubanze ko amategeko rwarangiye n'umuvumo amategeko bwawo wamaze kubapeye byarangiye ubundi satarafata abantu akabagera mu isezerano rya kera yo kure kaho Yesu ataraza kaho nta kintu kiraba ngubaza amategeko yamaze kudutsinda byararangiye bwa kamere mwe nadamusha itegeko sasa rero n'umuvumo kandi yamaze no kuvumwa n'imivumo byararangiye kandi na Kristo nabwo yamaze kuvumbirwa amategeko umuri mu wararangiye ariko abantu waje yewe satani umugomo ukomeye cyane mu cyukuri satani ni umugomo ukomeye ariko Imana ishobora ijambo ry'Imana ni umucyo kandi ryamaze kuturasira tudatsinze Francois rero Imana yatwishe yusumye hano Abaroma 7 umurongo kangahe wa 6 ngo ariko noneho ntitugitwa n'iki n'amategeko kuko twapfuye kuki ku mategeko yaratuboshe nicyo gituma turimbata mu batabushe gumwuka utariki gumwuka buturu bwa bundi bwa kera bw'inyuguti ariko noneho ntitugitwa n'iki n'amategeko kuko twapfuye kuki ku mategeko twapfuye ku mategeko Francois muri Kristo tumaze gupfa ubundi amategeko yasigaye hakurya natwe twambutse turi hakurya rero mu ijuru mu byo mwuka ntabwo n'amategeko haba bundi nta mategeko hari mu byukuri amategeko hari nayo mwuka Francois kuko n'umundi turi mu batabwiki bw'umwuka amategeko umwuka rero ntabwo bayazi ariko iyo usomye muri hehe isonyo abakorinto ba 2 umurongo kangahe wa 6 bavuga ngo niyo yatubajije kuba bwiza bisezerano rishya atari inyuguti ahubwo ari iki ari umwuka kuko inyuguti yicisha naho iki umwuka uhisha ubugingo Francois rero ibiremwa by'umwuka bifite amategeko y'iki y'umwuka tuzafata umwanya turambura n'amategeko y'umwuka kuko bikunze gucanga abantu bakagira ngo ntabaho Yesu sije mu byukuri ijambo ry'Imana yasobanutse nk'isonyo Abaroma 3:27 aravuga ngo none se twakwiriye iki ntacyo naye amategeko yabitujije naye imirimo reka da abo twabibujijwe n'amategeko y'iki yo kwizera rero amategeko yo kwizera ubwaje ni itegeko rya mbere yo kwizera iyo twizeye ibyo Kristo yadukoreye ko nawe nitwize ni Kristo iyo twize ibyo Kristo yadukoreye ibyo yakoze byose no gutungana kwe kose bitubarwa nkaho twabikoze ni rwo rufunguzo Imana ngo ubwo mwizeye Kristo kuko bigeze kubaza abantu Yohana 3:28 nose ngo dukore iki dukore imirimo y'Imana ati imirimo y'Imana ngiye nuko mwizera watumye kuko iyo wizeye Kristo Imana ikuna warabura amategeko kwijana kuko amategeko yose ni Kristo yasohoje arangije arabiduha ngo tubyitirirwe je Imana ndebye bate Kristo yubahira amategeko kwijana nta namwicemo wese umurimo wanje nk'umuntu wavutse muri kamere ni umurimo umuntu wiki wa Kristo wari iki wari umwuka nanjye rero ndi mu mwuka ko to umwuka imbere y'Imana Imana ngo twubarije amategeko nkuko Imana ijya gute Imana ibishaka nisi suje hana wa mbere tunyira ngo umurongo wa 22 haravuga ngo 22 hana wa mbere 3 umurongo wa 23 aravuga ngo na kabiri kandi ngo icyo dusaba cyose tugihabwa nayo kuko twitonda amategeko yayo tugakora ibishimwe imbere yayo itegeko ryayo niri nuko twizera izina ry'iki y'umwana wayo Yesu Kristo tukakundana nkuko dutegetse Francois hano henshi cyane Bibiliya ivuga ngo mwitonda amategeko yanjye abantu bari ntibimikira icyo kwizera Yesu Kristo muri itegeko kuko muri narimo kwera kose narimo gucyanuka Imana ishaka kandi muri we harimo n'itegeko gira iki Francois itegeko ry'umuko w'ubugingo n'indi tegeko rya kabiri naryo Abaroma 8:2 bavuga ngo itegeko ry'umuko w'ubugingo muri Kristo Yesu byambatuye itegeko ubatabwa itegeko ryijara ikintu aya mategeko rero ni amategeko y'ibimwa bishya byapfuye muri kamere byapfuye muri Adamu wa mbere amategeko ni yabagenga rero kugira ngo ubuzima bw'iki bw'ubutsinzi ubuzima bunezerewe ubuzima butunganye rero abantu benshi cyane Francois bakiri muri kamere bakiri Sinayi barebera gutungana bare mu ndorerwamo y'Isinayi mu isano rya kera none bakumva Yesu yavuze ngo umuntu uzakunda iki uzitonda amategeko yanjye amategeko bakumva ko ari ayo hiri bakumva ko ari ay'Isinayi ariko rero n'amategeko y'iki Yesu ijambo ry'Imana nk'iyo usomye wone se hari n'itegeko ry'urukundo birivuga nk'isomye Yohana 13:34 aravuga ngo iki abundi tutatu nasoza twitega 13
34 haravuga ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze muba ariko namwe mukundane. Francois reka ngubwire ubundi abantu babasubwa kabiri byo turabizi nuko tubanye ni ibintu byikora iyo uyu mwese mwamaze kwezwa muri Kristo Yesu hari ibintu bitangiye kwikora ubundi urukundo birikora ibintu kuko uburi wa mugenzi wawe muhuje so muhuje iki gukundana ubundi kandi Francois mujye ko biraba ngo imbuto z'umwuka yambe n'urukundo gukunda ni kamere y'Imana iterwa mu mwuka w'umuntu w'ikiremwa gishya wavuzwe kabiri ubuzima bwe butangiye kuriki kurabajyana kugugwa neza rero Yesu ati mukundane sasa rero ariko nubwo ibabwa mukundane sitegeko rivuye kure abo biri mu mwuka wacu wa mwuka iki wavutse ubwa kabiri nkuko twabyize niyo usomye hano Yesu avuga ngo itegeko ashaka kuvuga ijambo ryayo niyo usomye Yohana wa mbere ibice 7 Yohana wa mbere ibice 7 reka masome ntageze bakundwa si itegeko rishya mbandikiye ahubwo ni itegeko rya kera iryo mwahoranye imbere na mbere sibyo iryo tegeko rya kera niryo rya jambo mwumvise Francois yari itegeko ryitwa ijambo ry'Imana sibyo niyo usomye 3:5 avuga ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi nuko twitondera amategeko ye uvuga ko amuzi ntitondera amategeko ye no mubeshyi ukuri kukaba kutari muri we ariko umuntu wese witondera ijambo rye urukundo akunda Imana rumaze gutunganyizwa rwose muri we rero Francois iyo abantu bamaze kumva ngo kunda Imana ngo mukunda ntitonda amategeko ye ntago bazi ko Francois reka ngwiri y'ubuso bwa kabiri ubya ni ijambo ry'Imana rero nkuko ryari misirikare mejuru ijambo ry'Imana ni igikoresho Imana ikoresha kuko mu ijambo ry'Imana mu mwuka kandi mu bugingo kandi ijambo ry'Imana mu imbaraga rero ijambo ry'Imana nibyo biryo ese ijambo ry'Imana ryabitegeko gute oya aho niho abantu batumva gusa Francois none nk'umwana mu rugo kurya itegeko kurya neza n'itegeko kuko atariye kunyangwa byibuhe yagira ibibazo none ijambo ry'Imana dutegetse kuri ijambo ry'Imana ubundi none rero Imana ivuga bana banje murye ni itegeko ubundi none sasa itegeko rero ijambo ry'Imana yasabwe ntacyo muriho namwe nimutamwe ijambo ryanjye ntacyo mfana namwe rero kugira ngo dukuri twe n'imbuto nyinshi niko tumwe ijambo ry'Imana tugomba gutungwa n'ijambo ry'Imana ibi bicanga abanyedini rero n'abanyamategeko iyo Yesu avuze ngo iyo bumvise ngo ibyo kwizera nta gusa ngo n'ubuntu ntago bazi kuvuga kabiri ijambo ry'Imana dataguha rirakurera ijambo ry'Imana niryo ritanga discipline y'ukuri niryo ritanga ubuzima butunganye bw'umukristo ijambo ry'Imana niryo rirera umukristo akava ku rwego rumwe kagera ku rundi rero n'itegeko sasa rero none rero ayo ni amategeko nubwo tuvuga dusa nkaho dusozeje hano ariko amategeko y'umwuka yahawe iremwa by'iki by'umwuka abavuze wa kabiri bajya n'umwuka abo rero bafite amategeko y'umwuka ijambo ry'Imana kwizera itegeko ry'urukundo itegeko ry'umwuka w'ubugingo nk'iyo usomye wenda se umurongo wa nyuma Hosiya 8:12 twite dusoza duha kanya abantu okay Hosiya 8:12 wageze hasome neba hageze Hosiya neza abantu bari inyuma kumubona nikosi ariko 8:12 8:12 haravuga ngo naho namwandikira iby'amategeko yanjye nkageza ku bihumbi 10 yayareba nk'ikintu cy'inzado uri kumva wenda se amategeko arenze 10 kushaka kubabwira we ntabaho Imana ishaka kuvuga iki ijambo ryinshi umuntu utavuga kabiri ijambo ryinshi cyane niyo rizi ntago basha umupfapfa no gwamusekura niko bivuga ntago basha kugira nibwo wazana iki ariko sasa rero amategeko arenze 10 we ntabaho Imana ishaka kuvuga ijambo ryinshi kuko yatubereye ubuturo bwizanye nawe ubuhungiro n'imbaraga zacu none ubu turakomeye